reba andi magare wowe ibyo nanjye nzabigura unyine uzabigura ryari nshaka kugenda kuri we nukuri no gare nturigero no gare ntago ari cyo by'abantu nukuri mano kigenda uretse wowe twigenderera uru ni nawe wowe twigenderera ubundi mwagiye mutekereza aye mite back me Jesus is Lord. Aryo hasi hari umugenzi tubara wagize ino mihanda biri hatane mana nanjye rwose iyi sigaye inanira iseta nabundi wereka nkwe nunza kukoresha no kwino seta none niyazo ubu siri ni gare uzana mu bantu reba andi magare wowe ibyo nanjye nzabigura unyine uzabigura ryari icyo nzi cyo nuko haje umugenzi ucana kare kashawe hano tugomba gutwara abagenzi tuza dukora igare ridafite ahubwo ndanakwirukanisha ahubwo no kiranyirukanisha ino seta niyazo oya ubwo ni yanyu agiye kuzaza gutukana yareka nge ntabwo ibyo ngibyo ubundi kugira ngo hemeze hagira umugenzi uza urahita ubibona wowe nuguheka ibintu by'ibihinduka nge mpeka abantu beza gusa nta mukobwa wangira ku igare igare nta hamwe ku iseta nzaba nkubona nyine reka nta mukobwa wangira ku igare kandi waba umurwanira reka niwe nari nshaka kugenda kuri nukuri no gare nturigero no gare ntago ari cyo by'amagare simuragiza boss y'amagare ni hano jya wenyine boss ninde wababwiye yuko ngenda n'amagare ari kubundi je ntago njya niga amagare bibaho seta byaranze ma mbwira kandi nungutse iki kubera ko usigaye pari ku kantwara abanyonzi stade nzayivuna nka ngutwara abanyonzi nyine ko ngutwara abagenzi gutwara ngewe impamvu ari kuvugisha wenda gutwara bose bigari nibyo gitya nukijyoma nyama tugenda babite byawe nanga bisenye ufite magana aka ntago njya ntwara abantu ba magana ariko ntari twigendere oya boy kugenda ubonye umukobwa yisuna hasi nanisi tugende wenda nagora oya ntago nafite yo gutega tugende nyamara da ari kugenda nala gutwara rwose ku buntu ase gabanya ko agacu tugende gabanya amagambo twigenderera uru ni nawe wowe twigenderera ubundi mwagiye mutekereza nta mufarisi ugira nase ngo warutwara mushya oyo ngo yariri ifutora mu mafaranga ntacyo iki iri gare ni ryiza fo twigendere n'ukuri ubundi mwagiye mutekereza ubundi utekereza uratonda wowe uri narubi wowe genda nase ushaka kunjyana he ukuri ndagutwara pe nukuri ubuye ndi kurobera ntago njya nambara agapfuka njye ntago njya nambara ibipfuka mu ndi mu muhanda kabisa nase kari muri korona nukuri ibipfuka mu bagira babuze naho twigendere mwana ubu mwiza kabisa nushaka kuyame yose nta You will move out of this house. Aye mite back me. gare yacu sogize ngo munyuru no ko aruvuyemo n'impanuka nk'izindi zose nukuri Abantu wiyawe. oya wowe uretse mbanza nshire mu munyururu ahubwo vuba nkandagirira hano kugira ngo bize gucamo ukandagire akandagira hano ku kiringo tunkorera imiti kabisa umunyuru wawe tujyamo neza vayo nawe nase ni nkandagira ni buri bujye nukuri vayo wowe busura umunyuru wawe ushyiramo gute ahangaha Jesus is Lord. umunyuru ni kujyamo neza rwose nabibonye
iyo ushyiraho umunyururu n'amatomati birajyana rwose. You will move out of this house. Rwose umunyururu urajyamo neza nta nubwo uzongera kuvamo kabisa. naho ubundi usakize ngo birajyana rwose umunyururu n'amatomati bihita bijyana kabisa. kabisa umunyururu urabona ukuntu warundaburije we. kabisa umunyururu warunandaburije n'ukuri. ubundi iyo ushyiramo umunyururu rwose n'amatomati bihita bijyana. amagi umuhungu ubundi ruwahe uri kundungura. oya n'umunyururu gushyiramo umunyururu wananiye ni ukuri pe. Ukayifata Kigali. kirangisha ubusa Kigali ubusa naryikuraho gute kuko nibyo inzira ebyiri zaraneye impyisi kabisa nta nubwo nanyonga ngo ndebe n'abakobwa ngo bizavemo kabisa.